ni ikinyoma gikomeye kiri muri Bibiliya kivuga ko Imana yo muri Bibiliya ari Imana imwe. Ntabwo ari Imana imwe kuko ni Imana zirenze imwe. Mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, Imana zaraganiriye ziravuga ziti tureme umuntu. Ntabwo Imana yafatanyaga n'ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose, ahubwo Imana rurema zo muri Bibiliya ni Imana zirenze imwe. Mwibuke yuko n'igihe bajyaga kurema haremye Imana imwe itari kumwe n'izindi bafatanyije kurema no gutekereza ku muntu, maze irangije iyo Mana iragenda yitwa Uwiteka, irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera umwuka w'ubugingo mu mazuru. Nyamara zipanga kurema zari zirenze imwe, hagiye kurema harema imwe. Ni nacyo kigaragaza yuko itaremye umuntu wuzuye, kuko nyuma gatoya indi imwe muri izo ngizo yaje yitwa Inzoka, niyo yari izi gahunda yo kurema umuntu. Imubwira umuntu ibyatuma ataguma kwambara ubusa, imubwira ibyatuma ahumuka, imubwira n'ibindi bintu by'ingenzi bituma umuntu amaze kubikora Imana ubwayo nayo yongera ya yindi yitwa Uwiteka, ibwira izindi iti dore wa muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe.